hari imbabazi. Icyo wababwira nyine abantu ako karimba we urukundo rwatumye aho hantu go mazarasuka ngamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo dore urukundo rwatumye mpfika ibyaha byanjye birampamurwa mazarasuka ngamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo gusenga amasengesho yawe ugenda witonda gahoro gahoro komeza igihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka nk'inyenyeri ku mutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakoma mu rugi ushaka kureba Imana. Haleluya. ntabwo ntubazarima urikavaho azabona isi ni izavaho ijuru rikavaho azabona ayo masezerano. Yesu yavukiye i Betelehemu bamuryamishije mu muvure n'umunyembabazi nyinshi cyane dore uko yaje ashaka. Oh, Yesu yavukiye nyinshi cyane n'umunyembabazi nyinshi cyane dore uko yaje araguhamagara ngo tuzajyane nawe mw'ijuru. Iririmbe we araduhamagara ngo tuzajyane nawe mw'ijuru. Araduhamagara dore uko yaje ashaka dore uko yaje ashaka ngo tuzajyane nawe uko yaje ashaka. Araduhamagara ngo tuzajyane nawe mw'ijuru. Araduhamagara neza na hantu uzabisanga ni kwa Nyabitanga ariko Mana we uzugira neza pe.